neza. Iyi ni Burudiye, ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukomeze ubane natwe. Uyu munsi tugiye kugaruka, iyo wishimye unezerewe ushimishwa no gusangira umunezero n'uwo ukunda kurusha abandi. Ese ujya ugira uruhare kuba hari uwakishima kubera wowe? Ese ujya ugira ibyishimo biturutse ku bandi? Ese kuki wowe utabisangiza abandi? Biba byiza iyo ufite umuntu uba wishimye kubera wowe, abikesha wowe, ni byiza cyane. Niba umufite, gerageza nibura akomeza agira ibyo byishimo, umunezero ugukomokaho. Ni iby'agaciro cyane, kandi umuntu nk'uwo ahama gufata nk'umuntu ukomeye ufite icyo avuze ku buzima bwe, kuko ibyishimo uba umuha ntiwaba bikomoraho. Shimishwa nuko hari ufite ugira ibyo byishimo kubera wowe, ugira umunezero kubera wowe, akumva koko kuri uw'agaciro mu buzima bwe. Ese iyo ubabaye wishwe n'agahinda, wifuza guhozwa no kuruhukira mu biganza by'ugukunda kurusha abandi? Yego, nibyo. Ese koko nawe ujya ugira uruhare nibura ko haba hari umuntu wifuza kuruhukira mu biganza byawe? Gerageza komereza aho, niba koko umufite kandi cyangwa bafite, nibura bagira ibyo byiringiro by'ubuzima kubera wowe, bagira ukwizera ko ejo hazaba heza kubera wowe, bagira intumbero z'ejo hazaza, ntibatume bacika intege kubera wowe. Nibura hari icyo urimo ubafasha kandi ubamariye. Komerezaho. Niba ufite umuntu umwe wisanga muri ibyo bihe byombi, ishimira Imana kuko uri umunyamahirwe. Komereza aho bwose kandi uri umunyamugisha. Ndagusaba gukora subscribe kuri Burudiye kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizeye yuko ubutaha tuzaba turi kumwe, kandi ngushimira cyane wakoze kuba tugiranye muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha, kandi nizeye yuko wakoze subscribe. Bye.